iki ni igice cya mbere cy'inkuru y'uburyohe. Inkuru y'uburyohe rero ikaba izaba irimo abantu babiri, izaba irimo Dove ndetse na Julie. Ni inkuru itegurwa, ni n'inkuru iri entertainment, ni inkuru y'igihangano, ntabwo ari inkuru iri real ariko ibirimo biri real. Hanyuma rero turatangirira ku nkuru y'umuhungu witwa Dove ndetse n'umukobwa witwa Julie. Ubwo umukobwa witwa Julie yahuraga n'uruva gusenya, akora ibintu bimutunguye nyamara atarabizi yuko bishobora kumubyarira agakuze. Njyewe nitwa JC, reka ngubwire rero ngo kora subscribe, ukande like, ukande share ndetse unaduhe comment y'icyo ubona twakora. Nakubwira ngo witege ibyiza biri imbere kuko iyi nkuru iraryoshye cyane kandi irashimishije, irimo inyigisho nyinshi cyane. Inkuru y'uburyohe rero ikaba irimo umuhungu witwa Dove ndetse n'umukobwa witwa Julie. Umukobwa rero yakoze ibintu abikinisha cyangwa akina ubwo yasomanaga bwa mbere n'umuhungu witwa Dove, bikaza kurangira baryamanye ndetse bikanamubaho nk'amahitamo ye mu buzima bwe bwa buri munsi. Nguko rero uyu muhungu witwa Dove yaryamanye n'uyu mukobwa witwa Julie ku munsi wa mbere basomana, ari ibintu bibatunguye nk'uko batari babizi yuko biza kurangira ariko bigenze. Ntabicisha amatsiko rero, reka mbareke mukurikire iyi nkuru. Ni umuhungu witwa Dove yakoraga ahantu mu kigo ari kontabure. Hanyuma rero umukobwa witwa Julie nawe yakoraga ahantu mu rugo rw'abakire ariko badafite abana. Umukobwa witwa Julie yakoraga ahantu mu rugo rw'abakire nyine nk'umukozi wabo bamuhemba, ariko akaba yari afite imico myiza cyane ku buryo nta muhungu n'uyu n'umwe bigiraga bakorana igikorwa cy'imibonano mpuzabitsina icyo ari cyo cyose. Uko byaje kugenda rero, yaje kuryamana n'uyu muhungu witwa Dove binyuze mu kuba yarakundaga kubona cyane nyirabuja asomana na sebuja cyane, akabona ni byiza, akabona birashimishije, akagira amatsiko y'ukuntu bimeze, maze nawe akaza gufata icyemezo cyo kuza gushaka uyu muhungu witwa Dove bitewe n'uko yari inshuti ye bisanzwe, kugira ngo amusome yumve uko bimera. Nguko uko byagenze, baza kuryamana ndetse birangira nabi cyane nk'uko muzagenda mubikurikira mu bice bikurikira biri imbere. Nguko ukuntu byatangiye. Umukobwa rero yabonye nyirabuja asomana na bosi we maze yumva arabishatse, nk'uko nyirabuja yamubwiraga ati sheri, dore rero tugiye mu kazi, ngwino nkubwire. Maze rero ndasigara aha ngaha, rero nakubwira ngo akazi keza. Maze amuha akabizu, bosi nawe aramubwira ati wawu, uri umugore mwiza cyane, nanjye ndagukunda. Nawe amusigira akabizu. Umukobwa yari ari aho ngaho ari kubitegereza, akabona ni byiza, akabona birashimishije, ariko akumva agize amatsiko yo kumenya ukuntu bikorwa cyangwa bimeze. Nguko ukuntu byagenze. Hanyuma rero yafashe telefone ahamagara Dove. Dove yari ari ku kazi, yafashe telefone arayitaba. Alo? Julie, umeze ute? Oh, umeze neza. Hari amakuru mfitiye? Amakuru ameze ate se kandi yuko dore narindi mu kazi, ndaza guhuguka mu kanya gakurikira. Okay, nta kibazo, ndaza gufatira pause aho ngaho. Ntaba hari? Okay, nta kibazo, ndaza. Nguko ukuntu byagenze rero. Ubwo Julie yari ari ku kazi, yabonye nyirabuja ndetse na sebuja bagiye ku kazi nk'uko byari bigenze, arangije gusomana na mabuja we, maze nawe yumva arabishatse cyane, ahamagara Dove kuri telefone ati umbabarire uce hano saa sita nuva ku kazi, hari amakuru meza ngufitiye, hari akantu nshaka kukubwira. Dove yarakoze akazi vuba vuba, ihuti, yakoze akazi yihuta, maze saa sita ziragera, afata imodoka aratsa, arataha ajya gufata pause. Yahise ayifatira feri ya mbere kwa Julie, maze aramubwira ati ngaho mbwira ka kantu ushaka kumbwira.
cyane yuko rero Dave yavugaga ati uyu mukobwa n'ubundi ameze neza, ni mwiza cyane, ni umukobwa woroheje, ni umukobwa ufite umubiri woroshye, ni umukobwa ufite imisatsi imeze neza inyerera y'irende, ufite umubiri uryoshye rwose unyerera cyane, ufite iminwa ihora itose yorohereye. Maze Dave mu kumugeraho, maze ikintu cya mbere yamukoreye yarabanje aramuhobera. Umukobwa nawe bitewe n'uko yari amwifuzaga kandi yamushakaga cyane, nawe yaramusomye, maze umuhungu nawe aramwishyura nk'uko umukobwa yari yabibonye nyirabuja abikorera bosi we, maze nawe yarabimukoreye. Umuhungu yumva ni byiza cyane, maze nawe aramwishyura. Yarabanje amuhobera amufata mu mugongo, maze amukora mu misatsi. Umukobwa yumva ni byiza, aramwegera cyane, yamushyira mu gituza, amabere ayamushyira mu gatuza. Umuhungu arayumva, yumva ni meza, yumva araryoshye cyane, ayakozeho yumva ni sawa cyane, maze yakomeza gukora ku wundi mubiri akumva uranyerera cyane, bitewe n'uko uyu mukobwa witwa Julie yari yambaye ikanzu isa n'umubiri kandi inyerera cyane, imeze nk'itose kandi imwegera. Maze Dave aramusoma ku minwa, yumva iratose, amusoma ku matwi. Umukobwa noneho yumva birakomeye cyane, maze umukobwa aramubwira ati ikintu nashaka kukubwira yuko ahita yifata, maze isoni ziramwica. Dave nawe aramubwira ati ese ndabona umeze neza, nanjye icyo ndashaka kukubwira nuko ngukunda, kandi ibi bintu nkoreye ni agasurprise, nanjye nzakwishura ubutaha. Nguko ukuntu byatangiye rero, nkaba nakubwira ngo igice gikurikira ntikizagucike. Komeza ukande like, ukande share, ndetse unaduhe comment y'icyo ubona twakora ubutaha. Nakubwira ngo ibyiza biri imbere. Iyi ni inkuru nshyashya, ni episode nshyashya, muzajya muyikurikira hano kuri MTV Mwarimu TV. Njyewe nitwa JC, dusubire mu biganiro bikurikira.